Chamwe bashya abana ngo bakize inzoga ngo bavanze. Inkuru ngiye kwivuga mbabaye. Bafashe icupa rya jibu bihaye birya bintu by'amakokoteri by'abantu babakire baryoshye. Fata inzoga zisanzwe bakazikora ari inzoga zo gukora mu kokoteri. Urafata ibyuma ugafata icyo ku ruyenzi, ugafata icyuma cyo ku gisozi, ugafata ikigahanga, ugafata icyuma kikayonza ikigahanga, ukabivanga byose ukoze kokoteri. Iyo ntago ari kokoteri ni benzine iragukupita. Abajene ngo barayifashe barayivanga bayishyira muri jibu. Ayira boro ushizeho ngo bakoze ngo bidi akabwana ibintu bya bidi mwabiretse ibintu bya bidi byanyu niba nta mafaranga mufite mwabyihoreye ngo bakoze ngo bidi ngo nabo ngo bakoze ngo kokote iyo ni kokote ni kokodede iyo ngikobwa banje mbabwira kano karenze cyangwa basole bange abajene ngo basigaye bigurira kara gacupa ka Siminoff era mwita ngo gwarana urumva ngo bagasuka yonyine ya 250 cyangwa 3 ariko ishoro gishwa boutique ubusanga ari 250 bibiri na bibiri urayibona akayigura bakayimaramo nta nubwo urumva arakintu yabafasha bagahita bakugurira umwuma rero wo mu nguvu bakaba ariwo basukamo yaba ahantu mu bara ponara agasiminofu kabakire uzi ikintu kizamukubwira asoma hakikunguta ukavuga uti yegwarana umwana nkwa Kaleb umulale ni what hasi yagonze oro umugome shawaretse gukinira ku wundi mwana uziko bivuga ukanaseka nose wabonaga ari kurira erega kugwa wasinze ikibazo no kugutanyoye ariko kugwa wanyoye none se ari umugabo woze ni gutumwe nugwe inzoga ibipfuye ubusa noneho we nta n'igikorwa remezo yagoze urumva niba na Meline ko numvaga ngo yarari gukina filme ba ngo bari gukina muri action ni woronge tani ya nijoro filme yo mu gico ni woronge tani ni za karawuri ni Supataka sivuguruye yaba ari na filme ariko twibyo twarebye ntago ari filme twarebye ko ntago ari batweretse twabonye umuntu waguye hasi afite gizo ese ubundi ka exo icyo kagutwara kamurushije gizo ifite 18 hari umukobwa araringiye gutereta arambwira ngo ntago ajya nk'inzoga romba nose baba ikindira gisenyi se none se kuri la video ari location urasetse acha maje kubyihorera anita pendo nawe naramwanze nkaswe wowe abantu baparitse twaje bireka mwa ni bitangaza nese la video byabere igisenyi se kutambwira yego ni igisenyi mwana ya video ni igisenyi bya byagenze guteze none haciyeho n'igihe ntago ari yejo kagusuze cyane mwifurize uwa gatandatu mwiza umunsi mwiza cyane kabisa ndizera kumeze fresh ndizera ko nyagasana gutije ubuzima bwiza buzira umuze ubuzima bwishimye niba kandi bitameze fresh ihangane kabisa komeze usenge ukomeze wizere muri Kristo biraza kugenda fresh cyane ndi kumwe na tonalite wa tona ubungubu kabisa turicaranye tonalite karibu kuri Iris TV nk'ibisanzwe urisanga Breze urakomeye uramahoro uraho urakomeye mbese wanyu murakoma murarya mukaryama turashima Allah yego bimeze biteze yewe urebye ndiho warutangiye kabisa mu mvugo nziza y'abakora politiki oya reka nkubwire buramwa rubyiruko mwe ntimukajye musina ngo mugwe mu muhanda byo kwicara fazari wagonga kugira ngo wicare udafite icyo ugongesha se wagongesha umutwe ariko mugani bano kugongesha ikibuno niko ngo bimeze biteze ubwo urumva udafite imodoka agongesha ikibuno niba twabaye ikibuno hasi hari n'igihe utagifite utagifite ubwo no guhwa n'umuyaga utagifite no kumucyura gaburi abashiki bacu bafite ukuntu niyo bikubise hasi ubona nta kibazo ariko cy'abajene ariko umuntu wazanye ikintu cyo kudasiba ku bajene ninde nanjye sinakubona abanega uzi kuko ubona umujama wasinze nta byadanje abanega barasinda abana bapostinze bagira barabyihorera n'umujene hari video nigeze mbare umujama wari wasinze ariko uruka muri toilette barayipostinga ivana wache karitasi umujene uri kumusebye twese siyo gahunda ibimeze pya ibivuyeho nigeze nasohoka ntago igeze imiyengo n'abantu benshi ariko mudada no gusinda kanu rwara gusa
iyo yasitara Ariko apfa n'ubundi gusitara mu n'igizo muco- gusa bahita bavuga bati ni ikibazo. n'ubundi mu muco urumva mu muco kirazira ko kubona umwari cyangwa umutegarugori yaborewe yasinze. mu muco w'abanywi sewa mu muco w'abanywi uwo ni uwanyu sinkuzi. ya urumva ari mu Rwanda rega mu Rwanda twabaye nka Amerika mwana muri Amerika buguriye amarembo uzi ibihugu hano mu Rwanda twavaniyeho viza ukuntu bingana kwinjira ahangaha ibyinshi menye barakiramo viza mo hangaha mu gihugu hageze. Yes. USA impamvu nta muco igira nuko ntago wapfa kubona umwene gihugu d'origine waho bose nabimukira bavuye mu Bwongereza bavuye muri Afrika bikubitsemo ku hoteli y'imico none hano mu Rwanda boze tubaza nk'ama identité hano mu gihugu kuntangana biba bigoye uretse ko hari igihe muvuga umuntu ngo yishe umuco ugasanga ntabwo ari umunyarwanda twifitiye nk'umuco w'ahandi hantu ugasanga yivire nka Burkina Faso yifatiye ubwenegihugu bwa hano ariko umuco wiwe d'origine atari uwahanga. uwo rero ntiwamubwira ngo reka gusinda mu ruhame ngo ni umuco nyarwanda yajya naje hano muri business Kigali ni umujyi wa business no gusinda biri kwinjiza karabaye. ngo byari bimeze biteze urebye ndaho nta kundi turaho dutegereje ko mutegereje gupfa byacu dutegereje kuri esheshatu ngo muri iyi minsi turimo turishima ariko abantu babwiza ukuri ku izina ry'Imana muheto nka biriya bintu abashinjacyaha bamusabiye nibiramuka bibaye bantu mwese tuziranye muzi ko hari ibintu mukora bitemewe na leta waba unywa kuri tunuri waba warigeze ugura akanyanga waba warigeze unywa ku rumogi ntibagufate nzahita ngutanga. uzamutanga utese niba batazamufatana bazagupima biroroshye haze tonarwo bagupimye ka widira widi nuko ntaziho bigenda gute kugira ngo gupime kuko ari kera cyane nkiri umwana uwo muntu yaranapfuye ribi tazambaza ngo ninde yankwera umugi turi kumwe niba bampima bakaronsanga mu niba naba ntarufiteho simbizi ariko umuntu yarapfuye ntabwo amezi 6 yarashize ntabwo akibaho yarapfuye umuntu nyina amezi 6 yarashize muri arunwa muri kumwe yamaze igihe yarapfuye nk'igihe kingana gute nekirekire ntabwo nkimwibuka Donald kusa nuri kugora inzego gutanga amakuru yanose babaza imbere ko yapfiriye bajyane kumva bakore iperereza ku murambo yabaga inyamasheke yakada bwa hirya kubirwa ku bizimba. All right. Ubwo rero uzasenge cyane batazagupima bakarugusangamo ariko niba nk'umwaka ushize urumwe icyakoze mu bintu bashobora kunsangamo no kuri ko basura umugi ntarubamo alcohol ariko basanga iri kuri 7 urwagwa sinzi ntabwo nta gipimo dufite bisaba kujya kubizana muri Amerika kugira ngo bampime nta nshuti wawe muheto wamusanganye kane rega ariko muheto bayanyweye iki basako shawe ariko babyo biyorera mwana uzi nkwapimira abajene banjye hari abantu bundi batakirwa bapima nanjye ratamba nibaza no kuri kose abasore binywera icyuma kirimo rega uzi none se muri Kigali bavuga ngo umukobwa wabyaye ntabwo bari indaya pe sure umukobwa wabyaye ye ntabwo bari indaya ubundi niyo byaye abakobwa ngo baraguseka bagafata ubyaye ute koko muri iyi myaka uracyabyaye indira irafata ikinjira ni nk'umuntu rero wafashe yasinze umuntu wafashe yasinze nta bumwibwe nzabajere basiga imodoka ku kabari akagenda na wamigu ivide rigera hano mu ijosi uramutse umukomye yahita ariruka umuntu ibaze none se urumva umuntu rega nta confidence uba ufite uranywaho gutyo ugahita wumva uratwara uvuga ati bafite no kumpima ugasanga ntabwo ari byinshi ntabwo gupima ko ugasanga bananyoye buriya hari ababundi abajene abarejande ntabwo bajya batwara basinze bashaka abasare cyangwa akagenda n'amaguru hari imodoka zirara ku tubari akazaza kwifatisha abyutse abarejande mwana gufa ariko uwo ni sawa kubera ko urumva ushobora kwangiza ibikorwa remezo ushobora kwangiza abantu abaturarwanda buriya rega shitani ni mubi ashobora kukwibuka gonga n'umuntu agapfa yego ura nibwo ubona ko noneho perimi yari ngombwa cyangwa se gutwara utasinze
aho ngaho tuyihorere igihe navuga ku byo gusinda byo gupima basinze alcool barayipima hano mu Rwanda barayipima nyine ariko bare bajeri bagusangamo nka karindwi uyu muntu ufatwa ngo yantwaye yasinze nta kintu aba yanyoye cyangwa abana bitangiye vuba ese tonari abari muto kugira ngo bagusangemo nka kane numvise ngo kane ni kenshi cyane kuri alcohol mu maraso ari kenshi rwara haraba bafite 40 nose niba reba nka fata niba ibipimo biri normal ni nko kuva kuri 0 kujya kuri 20 we basanga afite magana urakumva magana 200 no kuri byeri rero bazanongeye kubijyanye no gupima igipimo gishobora kuzagira ahantu batari kubibona neza ariko numvise ngo kamera byabi hano abarusiya baciye Google by'amadisiriyoni amafaranga nabo batazi kubara numvise ngo buriya ngo ari giye kwa muganga bagukonseye kunywa alcohol gake gake abagore batwite ni byiza kabisa ku barokore buriya nkanjye bitagutangaza bankonseye kunywa alcohol gakeya rero kubera babonye ufite nyinshi nyine oya ako gake se kamfashe oya kubera ibisukari byinshi mfite urumva so ubwo rero nkeka ko nibatangira gupima hazaba ikintu kimwe utigiki bazajya basanga tonalite tuvuge ifitiye 29 ya alcohol sibyo ni hahandi ubuca ku kabari umuntu yafungura nk'igipirimusi ngo ugahita usinda ucyumva gahumura gupima wenda bakavuga bati niba ari umuhanda rusange urumva kuwunyuramo nabwo bakajya bavuga ati no gupima n'abanyamaguru ko nabo umuhanda barawukoresha bati nabo batubije tubapima bakivanamo bagatuze turapima ndeturekende kuko ubundi hari isaha ntinya gutegeraho moto isaha zose za nyuma ya saa sita utasinze ararushye utarushye vuye guca umugore w'inyuma wiki cyangwa akaba afite izindi ishu ziri gutuma yihuta haba hari n'ibintu ari amasaha na amasaha saa 6 z'ijoro inyuma ya saa 6 ari na amasaha bari ibintu bikomeye kuri rwa rwego ushobora kugenda gato bagusekura muje naba yamenetse yatwaye yafatiyeho cyangwa ari nk'umuntu nawe uri gucunga n'umudamu we ko ageze mu rugo ari gufatiraho yirukanka avuye nko kumubwengereza hirya ku ruhande muri za murekatete hirya mu nzu y'abapale koto unasikia baba nasikia unajua unafuata baba naze baba rumva niyo mpamvu je nakubwiraga baramutse banapimye buriya hari n'abagashinge katurika yego shabara hari pe nibyo mora nkubwira rero kandi noneho nakwitonze mukanywa nkeye yego abantu bafashe bakoresha tineri muri bira bintu by'amayoga yego hano biti byuma bro bibaze nk'umuntu wanyweye nka tura ducupa dutanu ariko dukeneye ko RBC cyangwa iriya FDA ya hano iwacu mu Rwanda yajya n'ubundi ikora assessment byibuze nka buri kwezi kareba izo nganda uruganda cyangwa ikajya kureba inzoga zanyu zemewe bo bemera ba nyirazo ba nyiri inganda bakareba niba ibipimo bazanye ku ruganda ari byo bifite standard nyine ari byo n'ubundi biri inzoga baje kwerekana baza kwa kubuziranenge arizo n'ubundi bazanye ku isoko kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu w'inzoga agahuma cyangwa akayinywa agashiramo umwuka ako kanya kandi agacupa kamwe gusa abana ngo bakize inzoga ngo bavanze inkuru ngiye kwivuga mbabaye bafashe icupa rya jibu bihaye birya bintu by'amakokoteri by'abantu b'abakire baryoshye fata inzoga zisanzwe bakazikora ari inzoga zo gukoramo kokoteri urafata ibyuma ugafata icyo ku ruyenzi ugafata icyuma cyo ku gisozi ugafata ikigahanga ugafata icyuma kikayonza ikigahanga ukabivanga byose ukoze kokoteri iyo ntago ari kokoteri ni benzine iragukupita abajene ngo barayifashe barayivanga bayishyira muri jibu ari labor ushizeho ngo bakoze ngo bidi akabwama ibintu bya bidi mwabiretse bya bidi bya niba nta mafaranga mufite mwabyihoreye ngo bakoze ngo bidi ngo nabo ngo bakoze ngo kokote iyo ni kokote ni kokodede iyo ngiyo birakwica ni krokodile bazivanga bazara bamenye ngo baza kuri jibu ngo basuka ariko bro iri labor uramutse ufashe nk'ikibiri tukatsaho yakwaka nabe byashoboka ndogo barapfuye wewe mbabariranya batanu muri bo barapfuye batanu muri bo ngo baragiye akubwo nabo bari nibisambo ni nayo yayo
bisambo gute niba bari banyweye nyinshi kandi bari benshi se wanywa ariko bafata jibu umwana yuzuye jibu ni litiroveni mu gihe agacupa gato k'icyuma agacupa kamwe kakumena kare erega noneho uzi bakobwa banje mbabwira akantu karenze cyangwa basole bange abajene ngo basigaye bigurira kari agacupa ka Siminoff era mwita ngo gwarana urumva ngo bagasuka yonyine ya 250 cyangwa 3 ariko inshuro nyinshi kwa boutique ubusanga ari 250 bibiri na bibiri urayibona akayigura bakayimaramo nta nubwo urumva ari kintu yabafasha bagahita bakugurira umwuma rero wo mu nguvu bakaba ariwo basukamo yaba ari aba baby n'aba baby akubo baby usipingira boro nawe barenze uwo ni inka yayibaga kabisa ni inka yayibaga barakamwe gahita kwagura ikinguvu gajugunyamo ku buryo yinjira ahantu mu bara ponara agasiminofu kabakire uzi ikintu kizamukubwira asoma hakikunguta ukavuga uti yegwarana umwana nkwa Caleb Mulale ni what sasa babwata naze baba mwankwe yakagwa bro umuntu umukobwa unywa icyuma ni iki kintu atakora uwo mukobwa na banki yayiba uretse umukobwa utanywa icyuma ninde uretse urugomo nawe se nawe babade urumva cyegera bakobwa bamwe ibyuma mwana bamwe ibyuma none uzi iyo bakoze gakungu kabo bonyine ari ukuntu bifata bakisohokana bagasuka muri jibu bonyine ubwabo hari ukuntu bakora nk'igipati iwabo bonyine cyangwa ari umukobwa wakwisanzuyeho ngo ni bidi ya nyiramama none se abakobwa ubu ntabwo bubizi ko mujya mushyira nodozi ku bitoki muri mu rugo iwanyu guteze fata nodozi n'ibitoki bakabirisha bari iwabo mu rugo kubera bazi ko nta muntu uri kubayona yagenda ese nudozi zikaba imboga y'umuceri wonyine agahita yigurira na voka agahita arya gutyo bisanzwe agahita nyumva birarangiye ariko ari wenyine mwatugeraho mu tubare ngo shaka ngo inkuru wagiye mu nkuru ziwanyu ngo uryo ngo ndyo umutima gusa amatema se ibintu bakora iyo bari iwabo bonyine wirira voka nakunyo ukaminjiraho tona rurakuze jye bireka wa mwana w'umunyafurika we urakuze kabisa ndakuze cyane ubwo nudozi n'igitoki biba bimeze gute abari ibindi bintu ariko icyangwa mbere rega jewe nkanjye giwe ikintu nzira ni umuyaga mu gifu ntago leta kukirimo byose washugunyamo papa cyaba igishyimbo no kanyobwa cyaba igishyimbo n'icyonga cya soya saba indagara natekanye n'umuceri saba pengereze n'igipanda byose twakumva mu gifu atarimo umuyaga wamaze kwiheba alright ngira ngo uyu munsi dufite byinshi turi buganireho ariko ubwo reka twatake hageze uwitwa Emeline yamenyekanye kuri The Ben ubwo bari muri concert i Musanze ndetse benshi bakavuga ko ngo Ben ngo bifotozanyije ariko akakora ku Ishanga yagonze nawe reka yagonze byagenze guteze buriya kiriya kibuno ntabwo ugitwaye kiriya kibuno ntabwo ugitwaye oya mama ya Mungu hari ikibuno uba ufite ukabona umutwaro nangize ngo uravuze ngo ni njye ngitwaye oya ntabwo ari wowe witwa twarunteye ubwoba hari ikibuno ufite kikaba kimeze nk'umutwaro utwaye urumva rero niba ari icyo yakubise hasi yagonze uri umugome uretse gukinira ku wundi mwana uzi ko bivuga ukanaseka nose wabonaga ari kurira erega kugwa wasinze ikibazo ni ukugutanyoye ariko kugwa wanyoye none se hari umugabo woze ni gutumweye ntugwe inzoga ibipfuye ubusa noneho we nta n'igikorwa remezo yagonze urumva niba ariko na Meline ko numvaga ngo yari gukina filme ba ngo bari gukina muri action ni worongetani ya nijoro filme yo mu gicugu ni worongetani ni za karawuri ni Supatakasi ivuguruye Ishanga Gusinda nta byadanjirega mwana erego uyu mwaka reka mbabwire uyu mwaka guseba byararangiye no tugeze no mezi ya nyuma guseba byararangiye arabura biri yego guseba byararangiye rwose
ariko uyu mwaka wabayemo ibintu bidasanzwe. mwebwe mwirinde gukacira n'amategeko gusa naho ikijyanye no guseba byo ni ibintu byarangiye. None se buriya utambeshye Emeline ko ari gukina filime mwamupostingiye se yakinaga iyi ni filime akina niba ariyo tuzayibona ariko yaba ari nayo gusohoka kimwe nuko yaba na filime yaba ari na filime ariko twibyo twarebye ntago ari filime twarebye ko ntago ari batweretse twabonye umuntu waguye hasi afite gizo ese ubundi ka exo icyo kagutwara kamurushije gizo ifite 18 hari umukobwa araringiye gutereta arambwira ngo ntago ajya nk'inzoga romba ndamwinginga nambwira ni wamba bariye basi ugasomaho gake ndi kugira nyine miverifiye neza ko ntamwe inzoga ndamwinginga arambwira ngo ribame ka exo yamaye ndavuganiye ni yaba kaguhe kamera gakubi kagabi kagatatu ndavuganiye ko shanga we asha egize mwarigira 18 oya ex ariko nago yamusindisha rega mungu egizira komera oya none nje nanatohoje n'amakuru menya ko Emeline ngo ntanzoga ngo ngo ara harimo amazi ahubwo ni action ari gukina nta nzoga ajyanywa wapi kabisa anywa iki kinwera amaji amata nzoga nk'urumogi ni ibintu bibiri kuri imihanda ni ibintu bibiri tutanywa inzoga pe kuri imihanda ni ibintu bibiri byonyine kandi ibintu mbambe babwira agiye nk'umuntu bize ngenza abantu benshi batanywa inzoga banywa urumogi rero oya mama ya Mungu nzabatanywa inzoga nzi n'abatanywa cyangwa bakaba basambana wenda uko ntago mbizi ni ibintu bibiri nako ni bitatu kuri imihanda bihari ni inzoga itabi no gusambana nibyo bintu bihari uzasaga adafite n'ikimwe kimwe akora abakora ikindi kimwe muri ibyo nese ura mwana w'umukobwa ko atanywa inzoga muri kumusebereza iki erega twe ntabwo ibyo bitureba mwana twe niba twakubonye kwibarabara waguye ufite icupa twe tubona ko wasinze ibyo bindi ntabwo biba bitureba yari nyoye nyine kandi rega nta mpamvu yo kwisobanura ivide ngo bari gukina filime urisobanura gute kubasinze gakajya avuga ngo wampagurukije urumva urisobanura gute kubasinze n'ubundi ko mwese mwasinze araza kwisobanura ashaka iki nashaka byihorere rwose abantu barimenekeye shawe nta nzoga nkwa kabisa narabyumvise ntakazimwe ajya nyerera gusa bisanzwe kuko hari na filime ari gukinamo ngo bita ngo yarige yarige wari wasinze oya yarige ni filime ya Kanimba cyashyo which is good sawa cyane ari umufasha wa Kanimba oya aba yitwa Pastor none se bigahurira he none se babaye ikindi gisenyi se none se kuri la video wari location urasetse acha maje kubyihorera Anita Pendo nawe naramwanze nkaswe wowe hano baparitse twajye bireka mwa ni ibitangaza nese la video byabere igisenyi se kutambwira yego ni igisenyi mwana ya video ni igisenyi bye byagenze guteze none haciyeho n'igihe ntago ari yejo ejo nibwo bayipostinze ariko ntabwo ari yejo akubira twigendere mukuru wanjye ngira video yafatiwe igisenyi ntabyo guharabika araguharabika nta birimo rega none niba wasinze bakagufoye kamera wasinze bari guharabika ikinyi aha Imana musange ariko rero sha nge nta n'inkuru mbona mo hariya nta n'inkuru irimo ariko hariya ni handi nyine uhita uvuga uti nazi iki ku mihanda cyacu agiye kwikora namenye ko afite n'umufiyanse urarwo watiyo mbimenye de Ben si mwaka ifoto wari kwicuza wati de Ben we ibintu wankoreye wakabyara sabe nawe agahita ntunga mikoro nkabanje ku mihanda yanyu oya ariko namenye ko oya nta mahoro nta mutuzo biri muri showbiz byacu byose biri ku gasozi mba nkubwire namenye ko buriya Ben n'abantu bose bamwifotorezagaho noneho menya ko na Sabin uziko buriya ari Emeline yamwisaba ikiganiro kugira asobanurira kesi Ishanga yaziraga iki yabyihorera kigumira hirya naze nibindi ahubwo se tutari twabizana apfa kuba yaraje ku mihanda showbiz nta mahoro mushaka nabibonye kabisa mu bahahuko sinda tugutamo uzabana baba basinze ku mihanda bakanagwa hasi kubera batazwi ariko ukabona habe bakarambarara bakitahirira ikibazo nawe bafotoye ntaki hari umusore w'inshuti yanjye twe turana Kicukiro mu bara turi kurya ariko hazamo no kunywa gatama
bigeze mu masaha yo kuvugisha ukuri nk'amasaa 6 ararambarara tubimwibukije mu gitondo arabihakana hazi inkonkobotsi bayohereje video ntugasome inzoga ngo wibuke nukwanduranya kandi ibi bintu mwihaye nk'urubyiruko by'amayoga shaho ni akazi kanyu bazazamure rero bazishyire kuri ntuzi reka nkubwiza kure ibi bintu ni ibintu biba byoroshye gufata inzoga mukazishyira kuri 4 ni ikintu cyoroshye gufata icupa rimwe mukarikira ku 4,000 ni ikintu cyoroshye hako baraje binywere nguvu na nguvu nazo biroroshye kuzicaginga amafaranga menshi nazo sinabonye na Skytu abayinywera za B1 gin nta kintu na kimwe cyananirana inzoga zabaye ikibazo zahenze inzoga nyine zabaye ikibazo nta kintu cyananirana kuzishyiriraho ibintu ibihano zikagabanuka numvise ko ngo na ese ndoroze ko cyangwa yapfa gucika na words niba ari cyangwa ntiyagiye cyangwa kuyibona ubusingo bizeze so kuyicukura oya iwanyu nyamashe kirahari ni gake cyane no kuyibona ni gake nibyo rero nakubwiraga ngira ngo ni UN yagaragaje urutonde rw'ibihugu binywa bikonsoma alcohol nyinshi ku isi cyo kintu twaragisobanuye ejo bundi twebwe baradufatirana bagafata ubuso bwacu ubuso bw'igihugu cyacu na population yacu bakabona ko ngo turi benshi ngo n'igihugu turimo no bashyira no kuri inzoga zikorerwamo bakabona quartier zose zirimo abantu banywa inzoga hariho nka bira bihugu busanga bifite population nini n'ubutaka ari bunini munabona hasindi bamena inzoga mu gihugu bakabona hari ubutaka busigaye butari inzoga ariko nka hano humena mu byere ebyiri zikagera i Musanze ibikamyo bibiri gusa ibikamyo bibiri bitabigera i Musanze bakabona abantu bose bagwa mu byere rero zahe kandi bifitiye n'icyako zahe yo komana shaka byara wabiretse nya aho tonari nukuri uzamare nk'ukwezi utanywa inzoga wumva ukuntu bumeze neza uno se ukwezi nakumara nkurya nakumara nkugira uti mu gihe kutari kwaka mu gihe kutari kugaragara atari mu mboneko zako oya navugaga uziyirize ureke gukonsoma alcohol banyirije kwezi kose uziko n'ubumeze neza bro wiyiriza utera abakwiriza ubumeze neza utuje utekanye ariko iyo wanyweye amabyeri ujye mvuga ukuntu umutwe wawe ujya umeneka njya nkubona wenda n'abantu bajya bakura mu kiganiro nk'iyamaso yabyimbye bajya babibona ntukaneza abanyarwanda muri ibi bintu byose muba mutazi inyuma ya kamera niho habereye ibibazo byinshi cyane ibyo ngibyo turabyihorera ariko kiza ari kumwe ariko bro tugomba guhagurukira kino kintu mugihagurukira gute se tugomba guhagurukira nk'urubyiruko duhagurutse tukareka byeri kuzikonsoma ku rwego ruri hejuru nkeka ko twaba turi kuramira imbaraga z'ejo hazaza cyane ko igihugu kiragukeneye nk'umwe ushobora kuzana na minisitiri harya ni wize development rirare none se nabuzwa n'iki abagabo banywa inzoga ikibazo ubona inzoga ni iz'abantu babiri ni iz'abakire n'abasazi you understand uza abantu benshi banywa inzoga kandi bafite akamaro inzoga ntabwo zishobora kuba ikibazo mu gihe iyo zitangiye kuba ikibazo mu gihe wowe utari ikibazo iyo zitangiye kuba ikibazo inzoga ziba ikibazo uri ikibazo uri ku giti cyawe ubwo uwagonze niwe kibazo izina ryiwe kuba ari minsi ni ikintu bitangaza nyine bura kugonga rega n'abantu batagonga nose abantu bose bagonga leta na ko polisi iraberekana hari abagonga bagahanwa nta n'uwamenye ko bagonze hari kuba ari minsi nicyo kibazo title tu titere none se dukomeje kunywa amayoga dukonsoma kuri uru rwego urabona mu myaka 10 rwego wanyweye zingahe wowe ngiye sindanywa ndimo se none se urushaka iki ariko wewe wazinyweye warayuzinyweye ntazo nanyoye nicupa karaho gaho bamwe yasomyeho tonari ewa cyakora kandi nuzo mu cameraman wigeze kujya gukora ikiganiro akababwira ngo turi kuba kamera ikiganiro cy'isaha bagasanga nta kintu yafashe ati sinzi uko byagenze ati mwihangane ati mwe mwihanganye inzoga ariko nta kintu muri kumva gihumura inshuro nyinshi inzoga zinica n'imvumbano buriya kuko bakunze no kuziha abana batananyoye nako batariye ariko iyo mwe inzoga ukanarya izi kandi urubyo bintu bisaba ko amafaranga uba winjiza nibura ubasha no kwigurira isosi dusoze rero ibyo ukira muri hango uko ukira mu zindi ni Emerine uragira inama abakobwa basamo cyangwa bamukunda ni wenda uretse ko yakotoye kari akantu uzi ko wasanga aranasitaye agahitagwa ntago yagusha amabuna sitaye yo utarabona inkoko yaguye oh yes impamvu mu nkoko iranyerera ibyo mwagiye mubireka
ese kuki isi umugereranya n'inkoko nyine nuko uvuze ngo ntago yanyerera ngo agushe amabuno uranyerera ukagwa hasi nta n'ikintu wananyoye uriya akabazo kabayeho ni kariya kayegizo yari afite mu ntoki kamurangaje niko gatumye tumwota ariko bano bajene b'imihanda niyo waba nta kintu ukoze bapfa kukubona oya ariko se bagushakishamo inkuru akuze ngiye nguye nka kuriya ngafite mu ntoki nakajugunye mbona hari telefone bamaze kugukamera kare ako buri muntu wagatambaje nawe aramuzi ntago yamugota wabona gasitari no kumwitegereza atari kumureba ngwesha amagurutsa amagurutsa iryo maguru erega dore ikintu cyabaye kibi kera inkuru zari ibintu biri aho ngaho byari umaze gusa nta proof gusa oya da nta uko nta nyungu irimo none ubu ngubu inyungu inkuru isigaye ari amafaranga inkuru uko imeze yose ni rare ni cash urafite kuyihereza dekati kuri yayimuhaye cyangwa akayihereza nka bakasuku agahita mukandira akanyenyeri urumva nk'iyo nkuru rero ntago wayiciko yanamubwiye ati reka twigwishe uyitange tumwe kubyere nararakaye wa uyitange uvuga uti ndaguye nubundi uyu mwaka guseba byararangiye izina ry'Imana mwararakaye ikintu gisigaye ni ikintu cyitwa amategeko ugongana nayo baguhubukana naho guseba muri rubanda ho bya ntabyo utaraseba nuko ataragaragara ndimo ndeba ka video gafyuma kimwe gipima umuntu wawenye bavuga batwara basi igipimo cyari gibasi nubwo basanze yarwamije rugeza alcohol tugomba kuzihabya tukazireka tukazirekera abazishoboye nanone dore ko kunywa gake ari byiza mu rugero ndabeshya se mwana ni sawa nta kibazo mujye munywa gake nje nago ndimo nago nywa inzoga ntabitwaye ikize rero se butazi ngo ufite iki kibazo ubundi shamba mbona generation yacu irimo igenda erega ndacyari muto kangubwiza ukuri ntabwo nta gihe na kimwe igihugu kizegera kibura abantu b'intwari urukumva bimwivugishwa ngo hari uwaguye hasi hari n'undi nawe ubonye PhD kandi ari muto ku myaka ingana nk'iyi undi ari magwa na exo undi mwagwa na egizo hari undi nawe ubonye PhD ahandi hantu iyo nzoga unyweye hari undi mwana wungutse ubumenyi bushyashya urukumva rero nta ibintu biba biri balanced mu buryo namwe mutazi no mu buryo busanzwe nyine ku buryo utapfa kubimenya urugero nko muri parike buriya inyamaswa zirya izindi zororoka gake izirya ibyatsi akaba ari zororoka kenshi ibyatsi nabyo bigakura ari byinshi ibintu byose ukuntu babyubatse ku buryo ibintu byose biba biri balanced winjira mu itorero rya hano ugiyemo ngo urakijijwe ugasanga hari undi nawe uvuyemo abonye nta kamaro kabyo nawe usohotsemo agiye ahandi ahantu hazasanga rero hose uzasanga hagiye hari uhavuye uzaza kunywa inzoga wigize ibara ngo nige ntazinywereye ngo ntacyo nabaye usanga hari undi nawe zari zishe uzivuyemo alright reka tujye kuri mugenzi wawe nawe ni umusitari yitwaye Akamwana yakanawe ngo burya ngo ku rukiko yitwaye nabi byagenze bite ako nawanye noneho Yakamwana yageze ku rukiko amaze kumubonera $1,100 cy'amadolari Yakamwana yageze ku rukiko noneho aravuga ngo ubone ngo giye ngo ntabwo nyenza ku rukiko ntaje gufungwa kiri ku uyu munsi wonyine ubikirangira ikiganiro gikirangira baba baramufunze rero bati nta munsi n'umwe ndaza ku rukiko ngo ntibamfunge kiri ku uyu gusa ariko ngo yarengejeho n'ibindi ikiganiro iki kirangira abarahubutse bambwiye gutuza arabyanga ngo batware ngo misi ngungi wawe hari harimo n'akavide kenshi ariko se buriya ajya abona umunsi umwe atari swing atanguye kuri ariko mwana uzi ko yakamumwitiranya no si yakasinda rya rubundi ko yakasinda ari muri ibi biganiro gusa bisanzwe yaka ntago murahora ari soba yego ntago ndamubona urumva nawe muhura mugiye mu biganiro oya njye nubwo twe twahora tugiye mu biganiro twahuye nka gatatu cyane nkituye Nyamirambo gutya hari gahunda za filime nari ndimo ndapanga gukora twahuye kenshi cyane ari soba pe kandi hizi n'umujene umeze neza n'umujene w'umuhanga kandi nyiri ikibazo cy'ubuhanga butari monetize ni ikibazo nyine abantu bakureba bakabona buri wese yakogeraho buri miro buri umwe buje wese ngo arakuganizwa umuntu akuganiriza ibiki Mugeze wamugiriye nama umusitari mugenzi wawe nuse mugira inama yo kugira ute kugira ngo yitunge nkawe kandi ari umusitari
byihorere. numvise ngo hari igihumbi ngo cy'idolari kirenga ngo ba mu Godfather yakoresheje fundraising. Reka nkubwire buriya umuntu wese waguhereza amafaranga ataguhaye icyo gukora ntacyo byamara umugome. Yego. oya ngo bajye kumujyana ngo muri rehab babanze bamu detox. Bro uzarebe nk'abajene bakora akazi k'ibiraka impamvu inshuro nyinshi bendinga up nta kintu bagezeho ni ukubera kwizera ko amafaranga ejo n'ubundi araza. Ayo ubonye none ahangaha birangira nta kintu yakoresheje kubera ubuzi ngo mu gitondo haraza ari buzi. Niyo mpamvu rero nta nubwo ya planningira kubera ko ubu utazi ngo hazaza ngahe. Ariko iyo ufite akazi uzi ko kameze ukuntu kakuvuna ugomba gukora. Izi space zose ziba ziriho abagabo b'abakire bafite ama companies n'ibiki bitandukanye. Kumufata ukamuterekamo niyo yaba ahembwira igitanga akakubera n'umusekirite ariko kaba tayari. Ariko azi ngo hari amafaranga ku kwezi aza no kuba umuntu ari busy azi ko hari ikintu hari inshingano afite. Kumugira busy bishobora no gutuma adakonsoma alcohol aho. Of course. Uzi ko mu gitondo hari akazi ufite ubwonko yaka ntago ari umuntu wo kujyana muri rehab kumara miki no size yaka ntari umujyanwa. Anywa ifegi sanzwe. Ifegi anywa ni nk'iyabandi bose banywa inoze inzoga anywa ni nk'izabandi bose banywa. Cyamashobora kuba mwarasangiye tonari. Yanabyivugiye nijoro mu kiganiro rakana kutugeze dusangira. Yanabyivugiye nijoro mu kiganiro. Ari kuvuga ati urareba ukavuga uti ibiganiro byabo ni ntabijyamo ndaza kubaho gute nkajyamo bakamvugisha ibyo bashaka akamutwo duke nk'igendere ukadutwara kandi nyiri kiganiro nawe none se we araguha naguhamagara ntukore ibyo abashaka kugira ngo abone amafaranga ibyo bitanaguhaye arabigaruza ati ubwo se bitanusha buriya turi hano mu isi ya business ntabwo baza no bucucu ntabwo bikunda ibintu birimo inyungu buriya ntabwo bishoboka. Yakanjye muri nkumva ndababaye cyane ko aho babariye wakoze iki njyewe njya mufinyisha kabisa. Ubwo ni ikibazo cyawe no kutabivuze kuri space nyine ngo ugende. Oya ntabyo navuga ibyo bwibyo uriya kakaboko katanze kakajya no kukwamamaza. Hari ukuntu umuntu agera ahantu ahageze wenda nyuma abandi batashye yagera asanga nta bandi bahari akagira ngo ntabahageze niwe uzindutse kandi ari wakerewe. Ari ukererewe. Ushatse kuvuga ko ari ndukererewe. Oya ntacyo mvuze ntabwo sinjya nshaka gusemura ubwiru. Gusemura ubwiru nibyo byadukozeho abazungu bamenya amabanga u Rwanda rubanganye. Babwira iby'itorero baravuga ati ahantu ku itorero niho harimo izingiro ry'ubumwe bw'Abanyarwanda tumaze turi cutting tubanze dukatire. Batarabimenya rero nta mpamvu yo gusemura cyane. Uravuga iyo ari umuntu ari umuhanga arabyumva iyo ari umuswa ntabwo bimugenewe. Uwitwa Babu Rwanda ni kuri Instagram, ni umunyamakuru wa Isibo TV muri The Choice Live, agiye gukora ubukwe. Wabimenye? Yego. Kandi murangana. Tungana gute se tunganya ubukwe? Mu myaka. Wowe tungana umusazi. Ega ubukungana bisigaye ari ibintu byinshi bitandukanye. Usigaye ubungana n'umuntu mutanganya atayito. Yego. Bigatuma utarongora n'umuntu mutanganya igitsina. Bigatuma udakora ubukwe. Usigaye ubungana n'umuntu mutanganya imyenda mufite. Usigaye ubungana n'umuntu rero kubungana mungana muki mu myaka mu myaka rero urumva ibyo ntacyo bitwaye. Ako ntabwo ngana nka Babu. Ninde mukuruze? Babu kugira ngo wisange uri inshuti na Philipita mugomba kuganira mu gahuza. Philipita se we ntakiri muto? Yego muto we. Se we ari Philipita na Emirene ninde mukuru? Pita papa Rene. Takahirere. Uriya yamubera se? Yagwa gwa. Supita. Yari pare wa muyoboke. Nibaze. Oya, muyoboke yaje mbere. Hore no so muyoboke sumwe nabayingana. Aruta abayingana. Yo. Ibyihorera ndogo. Ariko rero abayingana. Babu rero ngaje gukora ubukwe ngo no mu diaspora abantu. Ntabyumvise. Ariko rero urubyiruko namwe mwita ku bintu. Nako nanjye nishyiremo. Twaye gukora ubukwe no mu diaspora. Ngo n'umuntu ngo murongo ye azi bagiye bareka kubeshya. Urukundo rugira umupaka. Urukundo nta mupaka rugira rwose. Urukundo nta mupaka rugira. Iyo ukunze ahangaho urahakunda wakunda ukahakunda wakunda ukamukunda izi. As long as mukundana vuturi. Mubwataraze papa. Reka ngushimire. Nuko wakoze. Uzagira urugo ruhire. Ruhe. Ushobora no gutereta ko ari kungora. Cyangwa nkwigizo.
amwe gizo yaba yoroshye wanywa iki ntabwo nzi ibyawe ndagushimiye cyane yewe nawe ndagushimiye ko kabyara